Yesu Kristo nashimwe. Dukomeje dusoma ibyahishuwe. Uyu munsi turasoma duhereye ku bice 12. Iby'umugore n'ikiyoka. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe we yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite. Nuko atekeshwa no kuramukwa ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso. Mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibizingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana, kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru ahaho ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuruwe, namwe abaribamo nimwishime, naho wowe wasiwe, nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini, kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa icyo kiyoka. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore, kugira ngo amutembane. Ariko isi iramutabara, yasamye akanwa kayo imiruruzi cya kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ibice 13. Haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibizingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka, kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa, kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana. Ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyana abandi ho iminyago, nawe ubwe azajyanwa umunyago.
kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka, nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo mu baramye ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Ibohesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota, ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Igice cya 14. Umwana w'intama n'abo yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Nuko ngiye kubona, mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4, bafite izina rye n'izina rya se ryanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmba indirimbo nshya imbere ya ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 na ba bakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'abagore, kuko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma, kuko ari abaziranenge. Ubutumwa bw'abamarayika 3. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wundi wa 2 akurikiraho ati, iraguye, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye, wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwabo. Marayika wundi wa 3 akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibararuhuka ku manywa na nijoro. Abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye.
imisaruro ibiri. Mbona igicu cyera, no ku gicu mbona uwicayeho usa n'umwana w'umuntu, wambaye ikamba ry'izahabu, ku mutwe hari kandi afite umuhoro utyaye mu ntoki ze. Marayika wundi ava mu rusengero arangurura ijwi rirenga, abwira uwicaye kuri icyo gicu ati, ahuramo umuhoro wawe usarure, kuko isarura risohoye kandi ibisarurwa byo mu isi byeze cyane. Nuko uwicaye ku gicu yahura umuhoro we mu isi, isi irasarurwa. Marayika wundi ava muri rwa rusengero rwo mu ijuru, nawe afite umuhoro utyaye. Hakurikiraho undi uvuye mu gicaniro, ari we mutware w'umuriro, arangurura ijwi abwira na wa marayika wundi ufite umuhoro utyaye ati, ahura umuhoro wawe utyaye, uce amaseri yo ku muzabibu w'isi, kuko inzabibu zawo zinetse. Nuko marayika yahura umuhoro we mu isi, aca imbuto z'umuzabibu w'isi, azigujugunya mu muvure munini w'umujinya w'Imana. Uwo muvure wengesherezwamo ibirenge inyuma ya wa mudugudu, uvamo amaraso agera ku mikoba yo ku majosi y'amafarashi, ageza sitadiyo 1,600. Imana ibishimire kandi Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza duhereye ku bice 15. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu.